uba wumva wicaye muri iyi nzu rwose ukumva umeze neza nta bwoba ufite. ntayicaramo se rega biba biri ngombwa ko umugisha mbakomora. Yego. Si wese wajya kumbwira ko na sogokuru wanjye ariwe muntu watunze igare bwa mbere muri karitsiye. Ndabishimye rero kubyibuka cyane. ariko Chris hari amakuru ndimo kumva. Amakuru sagenda te kandi nayo ntabwo utaryama ngo usinzire. Komeri rwose umbwira numva nkuko nanjye atuma ntaryama ngo nsinzire. ikintu kikubuza se gusinzira ni igiki mubyeyi? Nzi ko iyi nzu wayigizemo uruhare ariko natwe nk'ababyeyi twayigizemo uruhare rwose. Ntabwo nduhakana pe. none se Chris karame, amakuru ndimo kumva ngo urimo urarwanirwaho n'abakobwa, ayo makuru ameze ati? Amakuru ntabwo ari byo kurwanirwa n'abakobwa se. Yewe muramuze ndi mu kazi ngenda epfo ruguru. Ibyo ngibyo si ahubwo kereka mbaranduzi uyame neza ahubwo nyamenye. Reka rero nkubwire, ntabwo turi babandi b'ubu ngubu bakubitaho byatogota bagaterura. Njyewe icy'ingenzi uyu munsi ndashaka kuguha umurongo ngenderwaho. Ambwira rwose mubyeyi muteze yombi. Ngo urobanura ihene mu ntama. Yego. Umenye ikigenderewe. Ikigenderewe se ni ikihe mubyeyi? Yerega mbwira nkuteze yombi kandi niteguye kukumva. None se amakuru ndimo kumva ngo urimo urakururana na wa mukobwa wo kwa Munyaneza bimeze bite? Kwa Munyaneza? Yego. Ameze neza. Tunasiga posti. Meze mute? Salam. Meze neza. Bite se? Meze neza pe. Ko ntakuzi se hano bikugenzwa n'iki? Nta nubwa mbere nsa nkaho kubona nyine mu muhanda ariko ntabwo muzi hano. Ntabwo nzi kuko ubushize naraje nyine nsanga udahari nanjye ukaba nyine mushiki wawe. Inde? Mushiki wawe. Wowe mupanga ikizi? Ni mushiki wawe urebye ahubwo buretse ugende tuba tubiretse. Oya wimbindikiranya we mbanza unsobanurire wari uje kureba mushiki wanjye umubaza iki? Mupanga mushiki wawe rero nawe uri umuhungu mugenzi wanjye. Ndabyumva nyine vuga byambaho ibiki se byambaho vuga nyine njyewe umuntu mushiki wawe pe ahubwo hahandi banumva kurya. Yasubiramo iryo jambo ntabwo ndyumvishe. Nyine uko ndamukunda pe. Inde? Mushiki wawe. Bamwita ngo iki se ubundi mbere yuko umukunda? Ndamukunda. Ahubwo ngo muri iyi minsi ntabwo kuza kubimbwira njyewe nta muntu ugera wagiye ukabimwibwira. Urumuhungu ngo ni era? Yego. Mama ntabwo ari byo. Happy rwose ntabwo ibyo ngibyo ayo makuru ntabwo ariyo rwose pe. Ntabwo ariyo. Ni ukuri? Ni ukuri. Urambwiza ukuri? Ego nuko niko kuri ndetse cyane pe. Ariko reka nkubwire Chris. Yego. Njyewe ari amakuru yarankomerekeje arankomeretsa ndetse numva ko ngo byabaye ngo igitaramo ngo mu mudugudu. Aya mubyeyi rwose tuza ashyira umutima ngo nitwaye nawe ngo kubera ko ngo nanze umukobwa wo kwa Munyaneza. Oya humura ese wamwanza ahubwo se wigeze umwanga mwigeze mumenyana? Humura umukobwa wo kwa Munyaneza ntabwo twigeze dukundana babikubwira nta matiko ari aho ngaho. Noneho rero yego ndashaka kumenya akakuri ku mutima. Kandi ku mutima? Yego. Nyine urabizi ndi umusore nanjye ndakunda. Yego. Ntago naguma ndi singo dore ko nkuko biri nyine se iwacu baba baroga. Ntabwo rwose nawe urabizi. Ndi mu rukundo rero n'umukobwa wo kwa Kabanyana. Umukobwa wo kwa Kabanyana? Yego. Muhungu wanjye uzi ko waciye akenge? Ego abo ubwenge buriya rero waciye akenge. Nese twajyaga tuganira nkakubwira ko navukanye 3 yisumbuye kajya ndi kukubeshya. Akuzi ko ari byo koko? Sigaho. Buriya rero reka mubwire. Twarashwanye na so. Byageze hose.
twarashwanye isa ambwira ngo umukobwa wo kwa Munyaneza ngo niwe mukazana we, nareba nicaranye na nyina, ntareba nkabona nta gitekerezo yaguha ari nyina, ntareba nkabona nta n'icyo yaha umukobwa we, nkabona nta kintu cyavayo. ni ukuvuga ngo urumva ngendeye ku mateka y'umuryango wacu, yego rwose akundana n'umukobwa kwa Munyaneza biriya byo, ubu umutima wanjye watwawe na kesi, yego ndaryama nkamurota, yego ntabwo ari ngombwa ngo yewe ndakubwire. byihorere mbese ubwo ngubwo ntaguciye mu ryo uvuga, bimeze nk'uko urukundo rwanjye na so rwari rumeze mwana cyagiye wanjye. kera rumwe Ni ukuri, cyitwa ni Juliet ukuri. nari Ni ukuri, Romeo, ni ukuri. hasi ni Juliet yari Ariko yari wowe, Romeo wari papa. yari papa wawe. Warakoze. ariko nkumva ngavuga twumva nyine ni ukuvuga ngo njyewe nyine uko nabivuze nyine ni ukuri pe nkunda mushiki wawe cyane nayo mu rukundo rwawe nawe se cyangwa ukuntu umukunda urashaka ngo umufashe iki? nyine urumva nyine nawe uri musaza kandi buriya musaza nyine w'umukobwa nyine umva nyine we afite nyine ubushobozi bwo kuvuga ikintu nyine akacyumva, ndabyumva. wasamfashije ukazamubwira ko nyine ndi mwiza nyine nawe nyine mubese nyine basi bizacyo. Reka mbanze ndambike telefone hasi. Indeshyo yawe ukuntu ureshya niwo wo kuza umbwira ngo njye kuguterefona. Reka kugira ngo nanjye ngire ahangaha nanjye si nasone niya ukuntu ureshya banze ukuntu ureshya byibura banze indeshyo yawe uwetete uze ngo njye kuguterefona. Reka mbikore, reka mbyemere nta kibazo ndaguterefona. Witonze guseka urabanza ugira icyuma kuko nabazungurira amazi muri make nicyo nshaka kuvuga. Urangurira amazi akantu nyuramo akantu gabi ntabwo ubyumva se wose wowe banza umbwira ati nzakakugurira ako nshaka kose uzakangurira n'ibicamo bigakunda bigacamo neza akabati turakunda umwanya ntabyo wenda se njye namubereye mu mutima ntabwo namubereye mu mutima wowe kujya kuyimubwira gusa nkabimubwira nzaguha telefone ariko n'aka ngaka kari gatangiye gusaza. nzaguha telefone nziza kabisa Google Pixel uzanyingurira kujyayo gusa byonyine tu wowe ahubwo nta kibazo ariko uzaza ndaza kwikugira wowe bijyemo ndabijyamo umunsi turi kuwa gatatu ndabyumva mu cyumweru no mu maganga ati navuyeyo ariko twumvikane ntabwo ari ibyo ngo kujya ngo nagukunda nibwo uzabinkorera nyine iyo ngiyo niyo kujyayo gusa noneho n'ibicamo uzongera ntabwo ni nawe mba nshaka reka ndanaguherekeza reka nkwerekeza. Simana yanjye kuko ibi ni ibiki biri kumbaho muri iyi minsi? Ni ibiki ko mbona Chris arushaho kumunga nanjye sinyiryama ibitekerezo byanjye ni Chris. Ubu ni ibiki kuko wamana cyangwa ni Kesi waba ubifitemo uruhare? Chris ko numva mubuze ntabo ntabwo binyoroheye pe. Ntabwo uriya muhungu abizi sha ibyo yikurira ibyo ashaka kunshoramo. Kesi nanjye ndamizi umuntu wavuze ko yanyica umuntu ujya mu bapfumu hayewe kankwereke uriya muhungu ntabwo azi ibyo ari gukinana nabyo. Si kubimubwira biragoye pe. Urumva yasariye kari agahungu ngo ni Chris nawe ninjye kumubwira ngo akundane n'uyu ngo aranyica noneho kandi yaravuze ngo nibeshye nkamubangamira ku rukundo rwe yananyica. Biragoye pe. muraho neza amakuru imeza umeze uteze sha turaho turashima Imana mwebwe natwe turaho iminsi myinshi yego umuntu aba yihugiyeho
nta kundi nyine ariko se ngize imana ubu nari mvuye mu rugo iwanjye nje kukureba mu rugo n'amahoro se ni amahoro nta gikuba cyacitse gusa nari nje kukureba ubu uhagurutse mu rugo uje kundeba cyane ukuri ni byiza ni byiza yego ikintu cyari kinzanye nta gikuba cyacitse ariko riba ndumva makuru se ava hajya aha mbega makuru y'ibijyanye n'ibikisi n'amatwi amaze kumeneka nyine winyikisha amatsiko mbwira n'ibiki Yera yego mama mama waje se Yera tungoye cyane bite mama ndaho nyine kunteye ubwoba mwana wa oya wigira ubwoba kugeza aho nza nkicarira iminota ingahe utaramenya ko naje waje umara iminota myinshi ntiwavuga habaye iki mwana wa wabaye iki kunteye ubwoba mbwira ndaje umuntu reka da ari kure ibitekerezo byamujyanye kure kugeza aho nicara ndategereza ngo ndebe kumenya ko nakugeze iruhande reka da ngaho mbwira ufite ikihe kibazo ntabwo meze neza urarwaye se ntabwo ndwaye ahubwo yari mfite ibibazo ntabwo meze neza se mwana wa kuva ryaba ugira ibibazo simbimenye ni ikibazo mpora nkubaza ufite undi ubwira ibibazo byawe se undenzeho oya nawe hugumare kuba naracecetse sinakubwira nabanje nko kwitinya ndaceceka ndabyihererana ariko nta kintu byamfashije kunteye ubwoba yera nkabubwira mama karama hari ikintu nakubwiye nyine nanjye muri iyi minsi ishize naje kujya mu rukundo nyine nkunda umuntu muri iyi minsi ishize naje kujya mu rukundo nkundana n'umuntu turakundana ni byiza none se gukundana ni ariko wera wanjye mama winseka abanze nyuma umukecuru uri hariya umukecuru twango ni Karoli niba inkuru mfite nawe uzifite niba yarabikubwiye niba mubiziranyeho ntago mbizi ubu ndi mu rujijo Carolina nagira ngo nkure mu rungabangabo nyine zimeneza ko se kurimo kuzitinza ntega amatwi ntega abiri ndagoteze rwose ubundi nzikubarire yego kandi nawe umpe igisubizo nyacyo yego umukecuru yarayagaye ararwanirira umukobwa numva ngo kwa Munyaneza hari umukobwa uteretwa n'umuhungu we Kirisi ngo ntamushaka ngo arashaka uwiwawe ngo niwe bazashyingirwa n'umuhungu we mbega buri munsi araganya induru ku musozi yererererere mu rugo iwabo byaracitse byaradogereye nibaryama umugabo ni hasi hejuru biramfa gusa naho bigeze ariko narumiwe koko ariko reka nkubwire ubu aho isi igeze hari umubyeyi ukivanga mu rukundo rw'abana ibyo nyine ntabwo mbizi nanjye nari nje kumva ko nawe ubirimo neza ubizi ahubwo se urabizi cyane reka nkubwire pe uriya mukecuru rero nk'uko ubivuze ashobora kuba yarasaze yego twahuriye mu nzira ubushize nsanga arimo gutuka umwana mwese uwo mwana uramuhora iki atereka reka iyo simushakana n'umuhungu wanjye ati ndashaka ko akundana umuhungu wanjye ndashaka ko akundana n'umukobwa wawe ndamubwira ati wa mubyeyi we wakwihanganye umwana wawe ukamureka akazihitiramo umugore umubereye yego
ati ngewe ndashaka neza yuko umukobwa wawe ari uzabana n'umuhungu wanjye. Ndamubwira ati ntabwo ari wowe uhitamo, tuza umuhungu wawe azagire gute azahitemo umugeni umukwiriye cyangwa se umubereye. Dutandukana gutyo. Simana yanjye kuko ibi ni ibiki biri kumbaho muri iyi minsi? Ni ibiki ko mbona Chris arushaho kumunga, nanjye sinyiryama, ibitekerezo byanjye ni Chris. Ubu ni ibiki kuko Mana? Numva ko nyine ari ibyo ngibyo umwana wanjye kwa cyangwa ni Kesa wawe bifitemo uruhare? Ahubwo wamugiriye iyihe nama? Chris ko numva mubuze nawe. Urabizi ntabwo njya nkunda ibintu ntabwo binyoroheye. njye mvugisha ukuri, nzanarinda mpfa mvugisha ukuri, ntago nagira gute ntago nagira icyo mpindura. Simana yanjye kuko ibi ni ibiki biri kumbaho muri iyi minsi? Ndagira ni ibiki ko mbona Chris arushaho kumunga, namugiriye nanjye sinyiryama, ibitekerezo byanjye ni Chris. Ubu ni ibiki kuko Mana? gusa ari wowe umwana wawe wamushingira mu cyangwa ni Kesa wawe bifitemo uruhare? Chris ko numva mubuze ntaba. wajya kujyana n'umwana wawe koko? nyine aba afite zagara mu bwonko, ahubwo icyo yabuze ni ukwica. Oya no kumuganiriza. Rero ngewe icyo nagira ngo mwisabire, nagira ngo dufate akanyenge nawe tumugire inama ifatika, nibiba ngombwa rwose pe ngende n'umuntu usenga tuzamukurure gake tumujyane mu masenga. Oya n'uwo gusengerwa, ahubwo se urumva wowe umuntu wajyanye ibintu ku gasozi, ko iyo umaze kumenya amakuru yawe y'umwana wawe kugerageza kugenda ibintu byegeranya ku murongo, yego wajya gufata ibintu ukabishyira ku gasozi? Yarayagaye nta mahoro nta mutuza, mugabo ntaryama. Gukundana n'ibyo byagusajije gutyo? Twaje kuguma mu rukundo nyine, ariko ntabwo byagenze neza. Uyu munsi tuvugana ubu ngubu no kuba nameze neza nuko wakunze, nuko umukunzi wanjye tutagihuza cyane, ntabwo urukundo rwacu rugihari. ntabwo rugihari? Wagiye mama, ntabwo bisekeje rwose nawe. oya reka nkubwire, warunteye ubwoba hahandi. Mana nyagasani, nibajije ibintu byinshi nka 500 bidafite aho bihuriye n'ibyo umbwiye. Mu by'ukuri ndi kumva ibyo umbwiye kubera ahantu narengejeje umutima wanjye, ntarumva ibikurikiyeho, ndumva nta kintu birimo. Mama, wibaze byinshi, wibaza mbabarira si ndeka gusa kambyihorera. Yego wibaze byinshi, wibaza no kurangira inama. Ubu natakaje umukunzi wanjye, ntabwo tugikundana. Nagiye kumureba mbona nagakinyishimiye nk'ibisanzwe, nta rukundo akimfitiye. Nanjye nyine nibazaga ngo ni iki cyamuhinduye, ni iki cyabimuteye, kandi nanjye ntabwo nifuza kumubura kuko ndamukunda cyane. none sera reka nkubaze, ubundi kuva ryari ukundana kugeza sinabikubwiye? Mama, basi wirengagiza igihe nakundaniye, ahubwo ngira inama y'uko nabicamo. Ndakugira inama si ibyanze, ariko ndabanza nanakubaze, wakundanye ryari, igihe kingana gute, ku buryo byageze ku rugero rw'uko umuhungu yakwanga bikakugira gutyo ntari nabizi? Mama, dukundanye igihe haciyeho iminsi itari mikeya turi mu rukundo, kandi noneho impamvu nagiye kure cyane, uburyo nyine ahindutse mu kanya gato. Ntabwo navuga ngo dufite ikintu twapfuye, ndibaza ngo ni iki cyabimuteye, byancanze pe. Esera ni mu kanya gato koko? Yampaye ngomba nugasiba. Muraho Yohani ko munyane umeze ute? Kubuza ho mwa?
ariko dushaje ariko tugiye kwiha imvuga nk'iz'abantu ariko tururungana ariko ndabyumva ariko noneho unyita mwana nta kibazo none se ko wabuze muri ya gahunda twajyaga duhuriramo hariya ruguru kabaya tukine gisoro tubuguza bimeze bite cyangwa imishinga yo gutwara narwaje inka amaze iminsi nyivuza ese ariko mbona nta nicyo bitanga veterineri araza akayitera inshinge ariko ntacyo bitanga ndumva rero umva tumaze iminsi tutabusangira agacupa ariko umubano wacu uzakomeze umubano wacu uzakomeze mbona ugasebye nicyo cyawica ku munyane ndakaroga rwaje abana bandahiriye inka nikoye tujya dusangira agacupa niki cyawica nta kibazo ka gacupa kabura nakazirikana cyane gusa cyagiye kantuye ahantu umva nongera asubira mu kazani wanjye yari yanzaniye ariko umva ceceka kaneze umva irekere reka nkubwire hari ahantu urareba waranguriye ejo bundi bushize nanjye nzakugurira ari ngombwa ndenda no kuza kugutumira urumva hari akantu benda kunzanira hanyuma uzi ko nta nkange yabyaye yayindi y'urutare namusengo maze irinda turayanywa pe namusengere ndakubyara ubwo rero nihutaga n'ubundi ngiye kureba umuveterineri ngiye kumureba namuhamagaye telefone ye ntiyacamo kandi nanjye ubwo turi kumwe muri iyi minsi